yewe naraye nkoze impanuka ejo bantwaye ku igare umusazi araduhirika aba ari jyewe ugwa nabi cyane urubavu nirwo rwagize ikibazo n'ukuguru kw'iburyo kandi nabonye nkaho nagwiriye iburyo sinamenye uko naguye ariko ukuguru niko kwagize ikibazo ariko ukuboko kw'ibumoso n'urubavu kuva inyuma mu mugongo kugera mu gatuza hagati y'amabere niho hagize ikibazo cyane kuzamura umwuka no kumanura ni ikibazo kuzamura ukuboko no kubinyeganyeza ni ikibazo naraye nsambagurika nticara ntaryama ntahindukira ntagira gute kuri sinzi igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Uyu munsi tubazana ikibanza cyiza cyane kandi kinini rwose. Ni ikibanza giherereye i Gasogi ukatiye ku kabari ko kwa Kensi ahazwi nko ku ijuru rya Gasogi munsi neza y'isoko ry'abazunguzayi. Nk'uko ubibona ni ikibanza giherereye muri quartier ituwe n'amazu meza kandi agezweho. Ni ikibanza gifite ubuso bwa metero kare zirenga 310 kikaba kiri ku giciro cya $30,000 gusa. Gifite icyangombwa cyihariye bivuze ko uramutse kiguze wahita ukorerwa mutation ako kanya. Kiri muri zone ya R1 bivuze ko ushatse wacyubakamo inzu igeretse cyangwa se cadastre isanzwe. Ni ikibanza ubona ko kiri ahantu hatuwe n'abasirimu rwose. Akarusho kandi kitegeye neza ikibuga cy'indege cya Kanombe. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara izi nimero. Twabazana ikibanza kiri mu murenge wa Bumbogo. Nk'uko ubibona uyu ni umuhanda munini uva Masoro mu Nganda uciye kuri Azamu ukomeza kuri Ribu cyangwa kuri polisi ya Bumbogo. Twe turakomeza muri aka gahanda kari munsi kinjira muri site nshyashya iri hafi ya DPR ya Bumbogo. Dore ikibanza niki kiri haruguru y'umuhanda. Gifite ubuso bwa metero kare 312. Ni ikibanza gishaka $12,000,000 n'ibiganiro biki. Nk'uko mubibona umuntu uri muri iki kibanza aba yitegeye ibice byinshi. Urabona ko hakurya ari mu cyanya cy'Ingandi Masoro. Ku bindi bisobanuro wahamagara izi nimero. Nawe bakeneye ko tukwamamariza mu biganiro byacu amarembo arafunguye. Mwami Yesu mwana ntama w'Imana ukora ibyaha by'abantu. Ndagushimiye muri iki gitondo kuko uduhaye uburyo bwiza bwo kuramuka ukaduha undi munsi ukemera ko izuba rirasa nk'ikimenyetso cy'ibyiringiro bishya ko wabisezeranyije Nowa uramubwira ngo isi kiriho izuba rizahajya rirasa amanywa n'ijoro bisimburane ibiba n'isarura bisimburane. Ndagushimiye kuko ari wowe utegeka ibintu byose. Ikintu cyose kiba kuko cyemeye nta kintu kiba hirya yo kumenya kwawe. Ndagushimiye kuko uri umurinzi wacu wo kwizerwa. Abantu barindwa mu buryo butandukanye ndetse usanga bakomeye barindwa n'aboroshye ariko wowe umuremyi wa twese nawe uhinduka umurinzi wacu turabigushimiye. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese uri gukurikira iki kiganiro yumva neza y'Imana. Mana uri mwiza icyampa ukatwihishurira icyampa umuntu wese akakumenya icyampa abanyarwanda bakakumenya bakagusobanukirwa bakamenya ko ari wowe Mana yonyine kandi Imana y'ukuri hirya yawe nta yindi Mana ihari. Bakamenya n'uwo waduhaye Yesu Kristo kugira ngo apfe mu mwanya wacu tubone ubugingo muri we. Icyampa ukagendera abababaye bakamenya ko ibyishimo byacu n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami Yesu. Icyampa ukagenderera abari mu byishimo n'umunezero bakamenya ko impamvu duha ibihe byiza by'umunezero no kwishima atari uburyo bwo kugira ngo dukore ibyaha ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo tunezererwe iby'Imana yaremye hano mu isi. Ngaho rengera abantu bawe bisabye Imana mu izina rya Yesu.
amen. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Muri hangana ndimo ndavuga nihuta kandi ikiganiro gitangiye mu buryo budasanzwe kubera ko ntabwo nifuza kwicara imbere y'ino kamera umwanya munini, ariko ni inkuru itari nziza itugezeho. Wenda wabyumvishe muri intro hagano gatoya. Ni umwe mu bakunzi ba Beura cyangwa se abantu tubana kuri Beura mu bihe byinshi bitandukanye, mu bihe by'amasengesho, mu bihe by'ivugabutumwa risanzwe agira. Ni umukecuru Aziza. Ni umukecuru Aziza, umwe mu bavugabutumwa beza nahuye nabo ngiye mu buzima, abakozi b'Imana, akubwira Imana bahuye kuko ukabyumva, kuko kimwe mu bintu bigaragaraza ko umuntu yahuye n'Imana agira kuyitinya. Agira kuyitinya guteye ubwoba kuko Imana ubwayo iteye ubwoba. Kimwe mu bintu bituma tuba mu buzima bw'ibyaha byinshi bitarangira ni uko tutazi Imana. Niyo tuyibwirwaho agace, ariko njya nkunda kwibuka amagambo Imana yabwiye Abisiraheli, ndetse namwe mu magambo banakurikira Beura nkunda kubabwira inshuro nyinshi. Imana yiyereka bwa mbere Abisiraheli muri rusange yabikoze ku musozi wa Sinayi. Izo nkuru ziba mu gitabo cyo Kuva, usibye ko no mu bindi bitabo bya Mose ko ari 5 iyo nkuru igenda igarukamo cyane kuko ni inkuru ikomeye. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo eza Abisiraheli nyuma y'iminsi 3 tuzahure. Rero bajya guhura babonye gutera ubwoba kw'Imana, bituma batanabasha kwihanganira kwikomeza kuvuga. Babwira Mose bati oya, yibwire mwebwe mujye muvugana, twebwe uzo tubwire, kuko ntabwo byashoboka ko twabasha kuvugana nayo ngo bikunde. Abantu bajya basoma Bibiliya, iyo nkuru ndi kuvuga murayizi, kugeza ubwo ngo Imana iri kuza, imisozi yaratigise, imisozi iraka. Wenda mu mvugo y'uyu munsi twega babonye iby'amateka n'ibindi, ushaka kuvuga uti ni ikirunga, wari umusozi wahindutse ikirunga gitangira kuruka. Ariko nimujye mutekereza, ibirunga biri kuruka ibintu bibaho, habaho imitingito, habaho umuriro, mbese ibintu byose birahungabana. Icyo gihe rero nibyo Imana yakoze ku Bisiraheli. Hanyuma ibabwira iki? Yababwiye ijambo rikomeye, iravuga ngo naje mwigeze mubona ishusho yanjye, donc ntimuzigere munshushanya n'ishusho ibi ariyo yose ibaho, yaba y'ibyo mu ijuru mubona nimurarama gutya mukareba izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ibindi biri hejuru yo, ntimuzigere mutekereza ko nsa na kimwe muri biriya. Nimuramuka muraranganje amaso hirya no hino mu isi mukabona ibintu byiza kandi bitangaje bifite imbaraga, ntimuzigere mutekereza ko nsa na kimwe muri biriya. Nimwamanuka mukajya mu nyanja mukareba ibiremwa byaho birimo mukabona bitangaje, ntimuzigere mutekereza ko meze nka kimwe muri byo, ntimuzigere mushushanya. Niyo mpamvu muri Isiraheli cyaraziraga kikaziririzwa gushushanya ishusho y'Imana, kuko ntibigeze bibona cyangwa kugira ikindi gishusho cyose bagira basenga nk'Imana. Ariko abakristo kubera kutamenya Imana, usanga abantu twarabiremye. Zarebe kiliziya zose, nta kiliziya itagira ibyo bishushanyo, nyamara baramubibona nk'ibintu byoroshye, mukagira ngo mwashangiza Yesu. Icyambere ura Yesu hari siwe ukuri. Iyi shusho ya Yesu isirikira ku isi hose niya Bikira Mariya, n'abakinnyi ba filime basanzwe. Kuko iyo mbivuga ibi ngibi, abakristo benshi bakiriza Gatolika baravuga ngo ariko ngo nibatse kiliziya Gatolika, ntabwo nyibasira, kuko ibi nkubwira nta mupadiri ushaka gutegeka kuza kumbwira ngo ibyo binavuze n'ubuyobe, kuko warabizi neza ko aribwo buzima bwabo babahisha. Impamvu mvuze ibi niki nuko iyo usuye bino bice, zino site touristique zijyanye n'iyobokamana mu bice byinshi bya Isiraheli ni Roma, ishusho donc ikibumbano cya mbere cya Yesu cyabayeho, kandi cyabayeho kera cyane nko mu myaka hafi 2000. Donc urumva ni nko mu kinyejana cya 2 cya 3 gutyo cyashushanyijwe. Ntabwo wagihuza na gato n'uyu Yesu mubona mu kiliziya cyangwa mu yandi mashusho yose ya kiliziya Gatolika. Rero ibi bo bakora barabizi ko ari uguterekera, barabizi ko ari ibigirwamana, kandi barabizi ko Imana yabyiyamye ko itemera icyo kintu. Rero icyo mbivugiye ibi nuko kimwe mu biranga umuntu wahuye n'Imana agira kuyitinya ku rwego rukomeye. Kuyitinya ku rwego rukomeye, kuko yabwiye Abisiraheli icyo gihe, impamvu nayo mbabwiye nkuru, ababwira ngo iki
igitumye mbiyereka gutya ni ukugira ngo gutera ubwoba kwanjye kujye guhora imbere yanyu mudakora ibyaha, kujye kubahora. Nimujya mutekereza ngo Imana mujye mubona ukuntu nteye ubwoba, bibarinde gukora ibyaha. Iteka ryose umukristo tutarahura n'Imana ntashobora kuyitinya. Yanguna gutanga urugero nkavuga nti ejo, reka mbaho urugero rworoshye. Ejo uyu munsi turi kuwa 4, yego ejo kuwa 3 nibwo nahoze mbona ku bitangazamakuru byinshi by'i Burayi ifoto ya Southgate. Ni umutoza mukuru wa Three Lions, ni ikipe y'igihugu cy'Ubwongereza, yagiye guhura cyangwa se guhabwa umugisha n'umwami, bari umwami n'abari gikomangoma simbizi n'ibintu biri aho ngaho birasa w'Ubwongereza. Ndebye ukuntu Southgate ari umugabo ukomeye wubashywe muri football iki, ariko arabanza agapfukama umwami akamurambika y'inkoni gutya. Reka mbabwize ukuri, nahise mbona ko burya niba ubona ibirayi ukabirya n'akawungo kakajya mu nda ukabimira, ujye wirira. Naribajije umugabo ukomeye gutya Southgate kumurambika y'inkoni hano ku bitugu arapfukama. Ndavuga nti disi buryo uko tubayeho mu isi tutazi iriva n'irirenga. Ariko nongera kubyibuka koko no mu gice cya gisirikare abasirikare bagira uko bubaha babayobora ku rwego rutugo tujya dutekereza twebwe. Nkaca nibaza ariko kuki twebwe atari bwo byo twubahemo Imana? Kubera iki? Nyikubaze wowe, iyo usenga ubigenza gute? Wowe uri gusenga muzarebe uburyo umusirikare naho simbiza amapeti y'abasirikare, ngende umusivile mu bisi wawo undi uraho ngaho cyekora wikundira igisirikare, kubera ko nanjye ni umusirikare ko wayisupe ntababeshye naho ngaho mbarizwa. Abarokora ajya bavuga ngo mbarizwa muri batayo y'ijana n'umunani ngo ngende umukristo nambara ndasana n'ibyaha. Ariko icyo mbivugiye ibi niki nuko ntabwo abakristo tugira gutinya Imana no kuyubaha. Ni nacyo kintu numva gipusa cyane umutima wanjye muri kino kiganiro ndi gukora nonaha. Utinya Imana gute? Uyubaha gute? Bibiliya ivuga ngo ubundi ngo rega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Ibyo bintu byo gutera ubwoba kw'Imana gutyo, reka mbabwize ukuri, abavuga ubutumwa benshi baraje babereka Imana y'urukundo, umubyeyi, mbese sheri, shushu, hari mbese utwo tuntu twinshi. Ariko ndagira ngo mbibutse ko Imana mu bumana bwayo, donc mu bwuzure bw'Imana nta gice na kimwe igira kiruta ibindi. Urukundo rw'Imana rungana n'imbabazi zayo, rungana n'umujinya wayo, rungana no gukiranuka kwayo. Kandi mbibutse ko iyo tuvuze gukiranuka tuba tuvuze uburyo Imana ihana abanyabyaha n'uburyo Imana igororera abakiranutse. Niryo jambo gukiranuka kw'Imana tuba tuvuze. Nuvuga ngo Imana iri gukubita abanyabyaha, kumva ngo Imana hagurukije Sira ngo ni senye Isiraheli yice, Imana yafashe Abisirayeli ngo bajye kurimbura amahanga ameze gutya. Ibyo bintu Imana yibikora gutyo, ibiri gusoza gukiranuka kwayo. Ariko kandi ni Imana iri kuvubira imvura abakiranutsi, iri gusura abarwayi, kavuga ati Pamfili mwana wanjye kankurambike ikiganzo kire, Pamfili mwana wanjye urashonza kiri ibiryo. Ibyo ngibyo nabwo ibiri gusoza gukiranuka. Ubuntu bw'Imana ntabwo busumba umujinya w'Imana. Imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana ntabwo bisumba gutera ubwoba kw'Imana. Rero abantu nibakubwira Imana muvandimwe, bajye bayikubwira mu makote yose. Nibakubwira Imana mu rukundo, yo urwumve, ururyoherwe, umurugane wawe muririmbye urwiyorose, urwisasire, urwisegure, urwambare, ururye, urwisige, nta kibazo. Ariko kandi niba nakubwira gutera ubwoba kw'Imana, kujye kugutera guhinda umushyitsi iteka ryose, kuko iyi Imana si umuntu, ntabwo ikiranirwa. Kimwe mu bintu bizakubwira ko umuntu yahuye n'Imana by'ukuri, agira kwitinya guteye ubwoba, kuko arayizi ivuze ngo Pamfili umwuka ntukongera gusohoka amazuru ukundi. Mwabona nicaye gutya imbere kamera mukabona ndaguye. Kandi Imana ivuze ngo Pamfili ndakurinze, nta nuri bukurya urwara.
amasasu mwayarasa ibihumbi n'ibihumbi ntihagire na rimwe ringeraho, ariko Imana ivuze ngo pamfi igihe cyo gutaha kirageze, si ngombwa ko birirwa bandasa. Umubu wa malariya urahagije kunduma rimwe ejo mu gitondo bagashyingura. Ndifuza ko umuntu wese udukurikiye yifuza kumenya Imana ku rwego ruto rwegeza ayimenya. Nandi kwivugira ko umukecuru aziza ejo nibwo twavuganye ambwira muri ubu buryo. Yesu ashimwe muraho murakomeye meze neza, yo Imana ibarinde n'ukuri, Imana ibakomeze, abana baraho. Yego yewe naraye nkoze impanuka ejo, bantwaye ku igare, umusazi araduhirika, aba ari jyewe ugwa nabi cyane, ariko ndashima Imana ko ngihumeka. Urubavu nibwo rwagize ikibazo n'ukuguru kw'iburyo, kandi nabonye nkaho nagwiriye iburyo, sinamenye ko naguye, ariko ukuguru niko kwagize ikibazo, ariko ukuboko kw'ibumoso n'urubavu kuva inyuma mu mugongo kugera mu gatuza hagati y'amabere niho hagize ikibazo cyane. Kuzamura umwuka no kumanura ni ikibazo, kuzamura ukuboko no kubinyeganyeza ni ikibazo, ariko ndashima Imana kuko niho mpumeka. Naraye nsambagurika, nticara, ntaryama, ntahindukira, ntagira gute, kuri sinzi, ariko ndahari. Ndashima Imana rero ko mbashije no kubabwira ko nagize icyo kibazo, kandi no kubibutsa ko ubukwe buriho buraba. Uyu munsi bagiye gusezerana ku murenge, ejo niho bazasezerana ku murenge, ubwo rero mu kindi cyumweru niho bazakora ubukwe imbere y'Imana isezerana. Saba rero Imana ibarinde kandi Imana ibakomeze, ikomeze kubana namwe, mukomeze kudusengera kandi mukomere cyane, mubane n'Imana. Murakoze. Akibimbwira wenda nkuko namwe mubyumvishe, hari ibintu byose biza mu mutwe wanjye ntuvuga ngo iki kintu ni ikintu kitoroshye. Uyu mubyeyi afite ubukwe ejo bundi kwa gatandatu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7, ahubwo ndanabararitse kubera ko numwe mu bantu badufashije uyu murimo. Imana yaduhaye ngo dufatanye nawo uyu murimo, kandi yagiye hembura imitima y'abantu benshi. Afite ubukwe bw'umwana kwa gatandatu, noneho nimutekereze hasigaye icyumweru kimwe mukumva inkuru mbi, inkuru y'urupfu rwa mukecuru aziza. Cyaba ari ishyano, yaba ari inkuru twebwe twakumva tugacika umugongo, ariko nimwibaze no mukazana ugiye muri uyu muryango, nimwibaze uyu muhungu wari ufite ubukwe n'ibirori, agahita yumva abuze umubyeyi mu buryo bw'amaherere. Muri bene ubwo buryo ntabwo ari ubwa mbere Aziza Satani ashaka kumwica aciye mu basazi, kuko niba mwarakurikiye ibiganiro twagiye dukorana, hari n'inshuro yavuze nanone Satani yashatse kumwica aciye mu musazi, umusazi abakora nk'ibi yakoze. Ni ikintu kigoye, kinateye ubwoba, ariko dukwiriye gushimira Imana. Nibyo uyu munsi aracyababara rwose cyane mu gatuza, arababara kuri kwa kubise hasi, noneho mwongere ko ni umukecuru ugeze muri ya myaka. Namwe mwumve kugwa ku igare, kandi ahantu batuye wenda ku bantu bishoboka ko mwazaza, ariko ubundi wamugani kuri ikintu tutajya mu bukwe bwa Aziza, abantu bagaturuka i Kigali tugafata bisi tukagenda. Atuye mu karere ka Kirehe hariya Inasho, bigoye byo no kubona bisi vina hijyayo. Numvishe yigucitse yaho, akenshi buri buze gukoresha za moto ugeze Kayonza ujye wabo, kandi babihenze. Ariko ufite umwanya mwazaje, kuko ngiyewe nzajyayo, mwajaje tukajya mu bukwe bwa Aziza, tukajya kumushyigikira, kandi akabona ko no kuri Beora yahakuye umuryango munini, ntacyo bitwaye. Kandi wowe utabona kujyayo, Aziza afite telefone, ifanta yawe ushaka kumugezaho bigakunda. No muri kino gihe by'umwihariko arwaye, noneho ari muri ibi ndibwira ko
kuko yakoze impanuka ejo kuwa gatatu, iki kiganiro gikoze kuwa kane mu gitondo, ni nayo mpamvu mubona gisohotse kuri munsi wa kane, ariko nagira ngo mbasabe kandi minginga kugira ngo dusengere mukecuru Aziza, tumusengere kuko abantu mwese mwakoze ubukwe, by'umwihariko ubukwe bwera, kuko ubukwe butera ntabwo ndamenya intambara zabwo niba nabwo zibugira, ariko ubukwe bwera bwo bugira intambara ku rwego ruhambaye. Njya nibuka ndi bukora ubukwe kuwa gatandatu nakoze impanuka kuwa gatanu nijoro. Abantu bazi ku Kivumu cya Mpushi, ubwo ni Muhango z'i Kigali, hari nko mu masaha 5 za nijoro, nari ndi kuri moto. Urumva mu muhanda nyine ayo masaha nijoro moto ziba ziruka ko nta modoka nyinshi zihaba. Umumotari arantwaye ara ku Kivumu, ni abantu bake bahagwa bakarakoka. Yamanutse yiruka kuko cyane ashaka kungeza iyo nari ngiye mu bice bya Kamonyi, wagahita agaruka i Muhanga. Ageze ku Kivumu ahantu haba Sofia hepfo rwose, akati korosi moto iramunanira yanga kugaruka. Bavandimwe, ntabwo nzi uko byagenze. Icyo nzi nuko moto yaradushituye, njyewe ndenga motari ndagenda ngo hirya imbere. Ikintu nibuka, nakubise ibitugu hasi, ariko ndabyuka. Kwa gatandatu nkora ubukwe, nta n'agacurane nta n'agasharo, ni ikintu udashobora kumva ngo ubone icyo isobanura umuntu. Namwe mutekereze, moto yafatiyeho ahantu hakonkoboka kuriya, saa 5 z'ijoro moto ziba ziruka pe, kuko umuhanda uba ari uwawe wenyine, ari nayo mpamvu yiruka nkaga cyane, akasi korosi ryanga kurangira. Noneho ibaze, moto yarakubise, ndengo umumotari ndagenda ngo imbere ye, sinanasharuka n'agasharo na kamwe, kandi naguye muri kaburimbo. None kiyongere, naguye muri kaburimbo nkubita ibitugu. Nyine sinzi ni wumva umuntu aguye gutya ukabanza gukubita bino hasi, urumva nakabaye naraturitse imitsi y'ijose, amagufwa yose gatatanye. Ndabyuka, hari igihe ubwira abantu ukabanga amaboko y'Imana yarandamiye. Pamfiri nicaye ngenda njyanye nsinzire, nta muntu uzakuraho ko naguye mu maboko y'Imana. Ntabwo ushobora gusobanura icyo kintu kuri moto yiruka. Ntabwo narenze umuhanda nshuti ngo tujye kugwa mu kingwe pyo, naramurenze ndagenda ngo imbere muri kaburimbo, moto izi nkurikiye. Niyo mbitekereje mutwe simbyumva. Iyo bivuga ngo Imana cyangwa se mareka w'Uwiteka atanda amababa kugira ngo tuyagwemo, aho hantu nabonye gukora ku Imana guteye ubwoba. Hari mu masaha 5 zishyira saa 6 za nijoro kuwa gatanu, mfite ubukwe kuwa gatandatu mu gitondo. Iyo nkuru sinzi, nyananeganiza umugore nkamaza byari kuvuga gutaramba tuko nanjye ko nari kuyumva mpita. Mbivugiye ko hari Satani aturusha kumenya byinshi ku mugambi w'Imana, kuko ababona biri gututumba, hari ibitangaza by'Imana gututumbira ku buzima bwacu. Satani akarwanya, agakora byose kugira ngo yitambike uwo mugambi, nibuze ntugerweho. Kandi iyo tutabaye maso, Satani araturiganya. Hari ibintu byinshi ko nyine no muriganya. Kuriganya ni iki? Kuriganya ni ugutesha umuntu ibyo yari afite cyangwa ibyo yari akwiriye, cyangwa se kwiba umuntu ibyari. Niyo mpamvu Bibiliya iyo ivuga Satani imuvuga nk'umujura, imuvuga nk'umuriganya, imuvuga nk'umugome, nk'umwicanyi, se w'ibi byose n'andi mazina yose. Rero ibi mbivugiye iki? Mwabarokore mwe, Imana iraturinda, ariko mu bumana bwayo hari ibintu byinshi by'ubutware yashyize muri twebwe kugira ngo tubitegeke, tugire ibintu dutegeka, tuvuge ngo iki kibeho, iki ntikibeho. Niyo mpamvu dusabwa gusenga ku manywa na nijoro. Ndashimira Imana itatanze Aziza mu maboko ya Satani ngo uyu munsi abe yapfuye, kandi nubwo akibabara ubu nta kundi nyine no kujya ku miti no kugira gute, ariko nongeye kubasaba mwongere kumusengera, kuko nyine arimo arategura ubwo bukwe. Ni ibirori bimunejeje mu zabukuru, ariko Satani aramuhiga. Mu minsi ishize twavuganaga nabwo baramuroza, arwaye arembye, ambwira ati ubu mba numva nyine nuko atajya yiheba ngo avuga ati
ndapfuye meze gute, ariko arakubwira ati ubu maze ibyumweru bingahe ntava mu buriri kubera amarozi. Mbibabwiye kugira ngo abakunzi ba Beura, abakunzi ba Ziza by'umwihariko ufata akanya nibuze saa sita nujya kurya umusengere, nijoro ujya kuryama ugiye kuvuga uti Imana nibutse ko Aziza afite ubukwe, kandi ni igihe cyiza kuri Satani cyo kugira ngo amurwanye mubabaze, kandi ntazaba babasha Aziza wenyine, azaba babasha n'abandi bantu bose, famiye ku mugabo no ku mugore zababara. Ariko kandi naho Satani utajya ku ntego 100% ahita avuga ati ariko ko biri kose uzajye muri ubwo bukwe ubabara agatuza, kuko murumva ko mu bintu avuga cyane avuga ati agatuza ndumva karangaye hano munsi y'amabere, hameze nk'aha turitse rwose, arababara nk'umukecuru. Satani akavuga ati ntacyo uzajye mucumbagira, ariko nk'ubu zo munezero wose. Nagira ngo munyemerere tuze gufata akanya tumusengere, hanyuma abatuye muri ibyo bice by'uburasirazuba wasimbuka ukamusura, ukareba uko ameze, twamutahira ubukwe. Kandi ushobora kuba utari mu Rwanda utabasha kugerayo, ariko wamuhamagara ukamubwira uti pole, kandi ukamwifuriza kugira ubukwe bwiza bw'umwana muri iyi minsi ibigoye gutya. Hanyuma natwe ubwacu twongere kwibuka ko ukuboko kw'Imana gukomeye niko kuturinda. Ujye uhora uhungira mu gicucu cy'Imana iteka ryose. Nicaye hano namubibona neza, iki giti cyane kirabona cyane kuruta kino. Nakabaye ngira tendance cyane yo guhungira ruguru mu gicucu kuko izuba riri kuryana. Nawe nubona izuba rigucaniye riri kukurya cyane, ujye uhungira mu gicucu cy'Imana iteka ryose. Imana igukingira izuba, imvura nigwa ujye uhungira mu bwugamo bw'Imana iteka ryose. Kandi mumenye ngo Satani intwaro ntabwo azicurisha, ntabwo ajya kuzigura muri Amerika cyangwa mu Bushinwa n'ahandi. Okaziyo yose nto yabonye arakurasa, akavuga ati nubwo umwambi wanjye utakwica, ariko nibuze ugusharure. Kandi ntago Satani byamugora kukurasaho imyambi 10,000 nubwo nta numwe wagufata, kuko avuga ati uko biri kose nose ko ntayagura. Niyo mpamvu dukwiriye guhora iteka ryose nubyuka mu gitondo kabone uraramutse, ukarambura amaboko gutyo kumva wagira gutyo kumva birakunda. Ujye ushimira Imana cyane, uyibwire ngo ndagushimiye kuko ingingo zanjye zose ziracyakora. Hanyuma umpindura umugisha uyu munsi, nanjye umugisha, mbere umugisha aba turi buhure bose, kandi ngirira umugisha ku banzi n'abatanze. Mwifuze kuba abakozi b'Imana cyangwa kuba ibikoresho by'Imana ku manywa na nijoro, ugenda unasinziriye. Ibyo bintu ujye uhora ubitekereza. Reka ne kurambirana kuko icyo nashaka kuvuga by'umwihariko ndumva cyumvikanye. Munyemerere dusenge, hanyuma dukomeze kubaho mu buzima bwo kwera. Ntabwo tuzabura intambara, ntabwo tuzabura ibiturwanya, kuko Satani azi neza ko abashije kumfata yambuza ubugingo. Niyo mpamvu angabaho ibitero ku manywa na nijoro. Nivuga gushya nawe ujye wumva ko uko bikumerera. Bitume tugira umwete wo kwezwa ku gato no ku kanini. Ntabwo ikibazo ari ukoze icyaha, ntabwo ikibazo ari ukoze icyaha kiremereye umutima wawe ndetse wumva kinateye isoni imbere y'Imana. Ikibazo ni uko Satani akubohera aho hantu kugira ngo utajya kwegera Imana ngo igukize. Ariko umuririmbyi umwe yaravuze ngo ngwino ngukize mwangizi, nabonye ishavu ryawe ryinshi, nyamara ushatse ko ngukiza ukwiriye kunyumvira. Dore ko mpagaze ku rugi ndishobuja umucunguzi, nkuzaniye imigisha myinshi, mbese ntiwankingura. N'andi magambo menshi ameze gutyo. Ubwinshi bw'ibyaha wakora, nushaka we wakora ibyaha ku buryo utabasha kubyandika byose, nuwakubwira uti ngaho gerageza kubitekereza kumva ntibyakwirwa mu mutwe ngo bigaruke. Imana yakweza ugasa na Yesu ukera de. Ibyaha byinshi binini watinya ko na societe yamenya ko wabikoze, watinya ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe, umwana wawe cyangwa umubyeyi wawe yazamenya ho n'agakuru na gato. Ibyo bintu Imana irabizi byose, ariko igutegeye amaboko iteka ryose ivuga ngo ngwino ngukize. Satani yikobehera ku byaha wakoze kugira ngo akubuze imbabazi z'Imana. Ni kimwe mu bintu Satani akoresha kugira ngo abuze abantu kongera kwegera Imana.
Satani akakubwira ati ko Pamfi n'ibyaha byawe ejo bundi wasambaye kwa Ntuza, ejo bundi se ntabwo wibye kwa Ntuza, none se ya Ntuza ntiwayiriganyije, none se ntabwo mukanya watukanye, akakuha ibyo bintu byose, ibyo byaha byinshi akabikusanya, abikora kugira ngo akubuze kwegera Imana, kuko niwegera Imana irakweza, ikubabarire, igukureho urubanza rw'ibyaha, kuko urubanza rw'ibyaha egaro rupfu. Ariko Imana iranagukiza imbaraga mbi zabyo bye kongera kugutsinda ukundi. Icyo rero Satani ibyo bintu arabizi neza, arabizi ko Yona naramuka agiye kuburira abantu b'inenewe bari bwihane bakava mu byaha. Niyo mpamvu ari bwinjire mu mutima wa Yona, nubwo Yona n'umukozi w'Imana, Satani abwira Yona ati aba bantu baraguhemukiye, bagiye bahemukira imiryango yanyu, bareke nawe Imana ibice. Yange kujya kubabwiriza. Ariko Imana nishimwe kubw'umutima imbabazi Imana ifite, niwe uzatuma umuseke dutambikira, ukamurikira biciye mu gicucu cy'urupfu. Ni nawo tugiye gusengamo, twinginga Imana kugira ngo uwo mucyo w'Imana, izuba ryo gukiranuka kw'Imana rikurasire, rifite gukiza mu mababa yaryo. Kandi iryo zuba cyangwa se uwo mucyo w'Imana ni Kristo, niwe Bibiliya ivuga ngo ni we shusho yo kurabagirana kw'Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, urakoze, uraturinda ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Igihe kinini iyo tubonye ibyo waturinze ubunini bwabyo, imitima yacu irikanga, tukavuga ati ntabwo ibintu byumvikanaga. Iyo umuntu arokotse impanuka ikomeye nibwo yumva ko burya Imana yamurindaga, ariko wabwira umuntu ngo kutanshima ko nta n'impanuka wagize akumva ntabwo abyumva. Ariko ndagushimiye, uturinda ibyo tuzi n'ibyo tutazi, uturinda ibyo tujya tumenya n'ibyo tutazigera tumenya. Ndagushimiye kandi ko utatumye amatwi yacu inziramo inkuru y'urupfu rwa Aziza, ahubwo wamurinze mu mpanuka yagize imeze kuriya. Byashobokaga cyane ko ahita apfa cyangwa se agakuramo ubumuga buteye ubwoba. Njya nibuka umwana wo ku Gisozi, igare ryamugushije, yangirika umutwe kuri bwa buryo bumeze gutya. Ariko wakoze kumurinda, kandi warakoze no kuturinda natwe ubwacu, no kurinda abantu badukurikiye, uturinda ku manywa na nijoro, uturinda buri munsi ibitero bya Satani. Ndagushimiye kuko hari ibyo wemera ko bitubaho kugira ngo imitima yacu ikanguke, twongere kurushaho kwifuza kuba mu mababa yawe. Dusengera bari kugeragezwa bose nk'uko Umwami Imana ibishaka, kugira ngo ubugingo bwabo Imana iburinde. Dusengeye kandi n'abatazi impamvu ibiri kubabaho, kugira ngo umwuka w'Imana basure, abagenderere, ubahishurire ukuri n'inzira bakwiriye gucamo. Urakoze kuko wumva gusenga no kunyiga kwacu. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.